Ikaze kuri Play Zone Rwanda, njye mugiye kubana nitwa Theophile Niringiyimana. Ubuzima bw'umuntu mu buryo butunguranye. Mbere y'uko izina rye rimenyekana ku mbuga nkoranyambaga, yari umusore ubaho ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi benshi, yahuye n'ibigeragezo byinshi byatumaga bamwe batekereza ko atazigera agera kure. Ariko we yahisemo kutemera gutsindwa n'ibibazo, yizeraga ko nubwo umuntu ashobora kuba afite imbogamizi zirimo n'ubumuga bwo kuba ari mugufi cyane, ashobora kuba ikintu gituma isi imumenya yose. Mu minsi ye ya mbere, abantu benshi batangiye kumubona nk'umusore usetsa, ukora ibintu bidasanzwe, nyamara inyuma y'ibyo byose yari umuntu wari ufite icyerekezo cyo kubaka izina rye no gutanga ubutumwa bwo kudacika intege, akereka ko n'abantu bafite ubumuga bishoboye kandi hari ikintu bageraho gikomeye. Yatangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga ashyiraho amashusho agaragaza imyitozo ngororamubiri, imyitwarire itandukanye ndetse n'uburyo bwo kwigirira icyizere muri rusange. Nubwo amashusho ye ya mbere atabonwaga n'abantu benshi, yacitse intege. Buri munsi yakomezaga gukora ibishya, akiga ku makosa yakoze ejo hashize kugira ngo ejo hazaza atazaza kuyashyira mu yindi video, kandi akagerageza gutuma buri video iba nziza kurusha iyabanje. Hari igihe abantu bamusekaga, abandi bakamunenga bavuga ko ibyo akora nta bicyo bizamugezaho, ariko aho gucika intege, ayo magambo yayahinduyemo imbaraga zo gukomeza. Buhoro buhoro amashusho yatangira gukundwa, abantu batangira kuyasangiza abandi, izina Kagarara ritangira kumenyekana hirya no hino ku isi. Abamurebaga batangajwe n'uburyo yakoraga ibintu yifitiye icyizere n'umuhate, kandi benshi batangira kumubonamo urugero rw'umuntu utemera gutsindwa n'ibibazo. Icyo gihe yari atangiye kubaka umuryango w'abamukurikira, wamuhaga imbaraga zo gukomeza gukora cyane. Akarusho, nta muntu wari uzi ko yari intangiriro y'urugendo rwe rwari rugiye kumugeza ku rwego rw'isi. Mu gihe abantu benshi bari bamaze kumumenya hano mu Rwanda no mu bindi bice bya Afurika, amashusho ye yakomeje kugera kure, agera no ku bandi bantu bakomeye ku rwego mpuzamahanga. Hari umunsi umwe video ye yageze ku muntu wari usanzwe uzwi cyane ku isi mu bijyanye n'ubuzima bw'imyitozo ingororamubiri ndetse n'ibindi bintu bijyanye na fitness muri rusange, ariwe Ashton. Uwo munsi wahinduye amateka y'ubuzima bwa Kagarara, kuko ibintu byari bigiye gufata indi ntera atigeze arota mu buzima bwe. Ashton Small yahindutse Ashton Hall mu buryo butandukanye, kubera ko Ashton Hall yamubatije izina rya Ashton Small. Uyu Ashton Hall yabonye impano, umuhate n'umwihariko byari biri muri uyu musore w'umunyarwanda, ahitamo kumuvugaho aranamushyigikira. Kuva uwo munsi abantu babarirwa muri za miliyoni batangiye gushaka kumenya uwo Kagarara ngo ninde. Iyi nkuru nyuma y'ibyo byose yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Wajyaga kuri Instagram, ukajya kuri Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga nka za Twitch, ugasanga uyu musore witwa Ashton Small. Icyari cyatangiye nk'igitekerezo cy'umusore umwe cyahindutse urugendo rushimishije rw'abantu benshi hirya no hino ku isi. Ushobora kwibaza ngo izina Kagarara ubundi kugira ngo abashe guhura na Ashton Hall byaje kugenda bite? Uyu Ashton Hall ari kumwe na kameramani we baje kwicara bategura uburyo bashobora gukora ikintu kirenze, bakaza kuminwa n'isi yose muri rusange. Umuntu bari kumwe yamugiriye inama ndetse baza kubyunganamo kimwe, bavuga ko bagiye gukora video. Nibwo berekeje mu karere ka Musanze, bajya hazwi nko mu Bigogwe kwa Ngabo. Uyu Ngabo yashinze ibere rya Bigogwe, wari uvuye no mu Busuwisi, kugaragaza ko mu Rwanda dufite ibintu byinshi kandi byiza buranga, dore ko nawe yamamaye mu kwamamaza ibikorwa bya Nyarwanda, dore ko Visit Rwanda yije ahantu henshi batangira gusura, no muri Bigogwe haba harimo. Nyuma y'uko bagiye muri Bigogwe, bamaze gukora video zigiye zitandukanye zigana neza uko Ashton Hall abikora. Nyuma y'uko Ashton Hall amubonye akamushima ku mugaragaro, ibintu byatangiye guhinduka ku muvuduko utari usanzwe. Abantu batari bamuzi batangiye gushakisha amashusho ye, abafana be biyongera buri munsi, ibitangazamakuru bitangira kumuvugaho nk'umwe mu rubyiruko rwagaragaje impano ishobora guhindura ubuzima. Uyu Kagarara yahuye na Ashton Hall afite abafollowers bagera ku 200,000 bonyine. Kugira ngo wemere urwego biriho, kuri Ashton Small amaze kugira 650 ku rubuga rwa Instagram rumukurikira.
ku rubuga rwa Twitter bahinduye izina bakarwita X, bahuye afite followers bagera kuri 200, kuri ubu bashobora kuba ageze ku 8,000. Nubwo izina rye ryari rimaze kumenyekana, Kagarara ntiyigeze ahindura imyitwarire ye. Yakomeje gukora amashusho nk'uko yari asanzwe abikora, agaragaza ko icyamugejeje aho atari amahirwe gusa, ahubwo ari imyaka myinshi yo gukora atazi niba hari uzigera amubona. Mu gihe abantu benshi batekerezaga ko inkuru ye yari igeze ku iherezo, nibwo yatangiye urugendo rushya rwari rugiye gutuma amenyekana kurushaho hirya no hino ku isi. Ashton Hall yaje guhura na Ashton Small imbonankubone bakuriye mu gihugu cya Ghana. Ibi bintu byashimishije abantu benshi bari bamaze igihe bamubona ku mbuga nkoranyambaga. Iyo nama ntiyari y'amafoto gusa, ahubwo yari ikimenyetso cy'uko inzozi zishobora kuba impano y'umuntu ataretse gukora ibyo akunda. Mu rugendo rwari rukurikiyeho basuye ibihugu bitandukanye bya Afurika, bahura n'abafana babo, bakora amashusho hamwe, banatanga ubutumwa bwo gukorana, gushyigikirana no kuzamurana aho guhangana. Ahantu hose banyuraga abantu babakiraga nk'abashyitsi b'icyubahiro. Urubyiruko rwabarebaga rwababonagamo urugero rw'uko umuntu ashobora guturuka ahantu hose ku isi, ashobora kugera ku rwego mpuzamahanga igihe abonye amahirwe kandi akayabyaza umusaruro. Kagarara yakomeje kuvuga ko atazigera yibagirwa aho yavuye, ko gutsindwa kwe atagufata nk'iherezo ry'urugendo, ahubwo ari intangiriro y'inshingano zo gukomeza gukora ibirenze. Ibyo yakoze mbere, ibyo byatumye abantu benshi barushaho kumwubaha no kumubonamo umuntu z'agaciro ko kwicisha bugufi. Ikintu kirenze abanyarwanda bakundiye Ashton Small ari we Kagarara, nuko ahantu hose yageraga yatangiraga kuvuga igihugu cy'u Rwanda neza, ndetse agashishikariza Ashton Hall ko yazamusura mu gihugu cy'u Rwanda. Mu rugendo rwabo, Ashton Hall yagaragaje inshuro nyinshi ko yemera impano ya Kagarara kandi ko yifuza kumufasha kugera kure hashoboka. Byageze aho amugenera inkunga yo gukomeza gutera imbere ibikorwa bye, ndetse anamugenera impano y'imodoka iri mu yabo kagera kuri miliyoni 35. Ibintu byashimishije abafana benshi. Iyo nkuru yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye. Abantu benshi bavuga ko ari urugero rwiza rw'uko gushyigikira impano z'abandi bishobora guhindura ubuzima bwabo. Ku ruhande rwa Kagarara, yakomeje gushimira buri wese wamubaye hafi kuva atangira, ashimangira ko iyo abantu bamushyigikira mu bihe bikomeye atari ukugera aho ageze. Yibukaga ko hari igihe yakoraga amashusho atabona abantu benshi bayareba, ariko ko atigeze acika intege cyangwa se kuyakora, kuko yari azi neza ko umunsi umwe amahirwe azaza. Mu biganiro Ashton Small ari we Kagarara yagiye agirana na Ashton Hall, yagiye amubwira ko mu gihugu cy'u Rwanda burya nubwo abona bagenda batangira kurebwa ku mbuga nkoranyambaga ko nta monetization bagira. Ashton Hall byaramutunguye kumva ko bashyira video kuri Instagram ariko zikaza kurebwa na miliyoni nyinshi cyane, ariko nta mafaranga n'igiceri cy'ijana bashobora kuhakura. Ashton Hall yabaje Ashton Small ikintu cyamufashije kugira ngo atangire gukoresha imbuga nkoranyambaga. Avuga ko umuntu wamufashije mu gutangaza inkuru ye ya mbere ari umugabo witwa Aga Promoter. Yagaragaye aririmba indirimbo za The Ben atangira kumufasha mu bintu bigiye bitandukanye, dore ko yanatumiye Ashton Hall na Ashton Small ko bahostingiwe mu rugo, ariko iyo nkuru ikaba yaratangaje abantu benshi, ndetse bakaza kuvuga ko Ashton Hall ari we Ashton ndetse na Ashton Small batumye The Ben yigaragaza nabi, ko Tayiga atagombaga kujya kuri urwo rwego rwo kujya kugaburira abantu, ndetse byagaragaje urwego rwe ko ruri hasi cyane. Inkuru ye yakomeje kuba isomo rikomeye ku rubyiruko rwinshi rwifuza gutangirira ku busa rukagera ku ntsinzi binyuze mu gukoresha impano zarwo no gukorera ku nzozi zarwo buri munsi. Iki kiganiro twagiteguye kubera Kagarara witwa Uwizeyimana, kubera Kagarara wamamaye nka Ashton Small kuri ubu umaze gukurikirwa n'abantu bagera ku 650 ku rubuga rwa Instagram. Kugira ngo wemere ukuntu ibyo bintu birenze, Ashton Hall ari we Ashton ndetse wahaye izina Ashton Small yatumye uyu musore tumumenya cyane mu gihugu cy'u Rwanda kubera ubumuga bwe butafite bwo kuba ari mugufi, ariko ibyo ntago byatumye tutamukunda.
Ndabashimiye kandi bahaye ikaze kuri Play Zone Rwanda. Ndi mukomeje kubana ni Theophile Niringiyimana. Mukande subscribe kugira mwiyandikishe kuri uyu muyoboro mugari, ubundi tuzajye tubahereza ibyegeranyo bicukumbuye n'amateka yandi atandukanye mutasanga ku zindi platform. Ushobora kujya kuri Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook, ugafollowing imbuga nkoranyambaga zacu, naha kuri YouTube ukazajya ubona ibiganiro byacu munsi ku munsi uko bwije nuko bukeye. Ndabashimiye kandi